Shalom shalom bwoko bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa ndabifuriza amahoro y'Imana. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu Christo. Muri kumwe nanje Arsene Ndikumana muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Ndizera ko mugwe neza kandi Uwiteka akomeje kubarinda. Imana ibagire neza. Tubabibutsa ko kino kiganiro morning prayer kinyura kuri YouTube channel Arsene Ndikumana. Ushobora kujyaho mugasangaho n'izindi nyigisho n'andi masengesho twagiye dukora kandi ashobora kubahesha umugisha. Imana ibagire neza. Turi kuvuga ku mbaraga z'amaraso ya Yesu Christo. Haleluya. Kicumero twagize byiza byo kwiga ku mbaraga ziri mu maraso ya Yesu Christo. Hari ibintu byinshi twagiye tuvuga kandi by'ukuri byagiye bifasha imitima yacu. Uyu munsi rero dusa nk'abasoza iyindwi cyangwa se icyumweru, turaza kongera nanone kuvuga kimwe mu byo amaraso ya Yesu Kristo abasha gukora mu buzima bwacu. Nshuti yanjye uriko uranyumva, nagenda kwibutse ngo ubuzima bwose waburi kuranyuramwo uyu munsi, niwisuzuma ugasanga hari bitaragenze neza, hari ibyaha wanyuzemwo, hari intege nke wagize, niwihebure, niwumve uciriweho iteka, niwumve Satana akubwira ngo urapfuye, ngo urashize. Oya, kuba ugihumeka, kuba ucumva, kuba ugitekeza, uciyumvira, nagenda kubwire ngo hari amaraso ya Yesu Kristo ahari ku bwawe. Kristo yaramaze kuyatanga, ahubwo ni wowe ugomba kuyizera, akakweza, akaguhanaguraho ibyaha byose, akakuvanaho imivumo, akakuvanaho karande. Imana ishimwe cyane. Yesu yatanze amaraso yo ku bwawe. Uyu munsi rero byaba bibabaje ko umuntu agenda n'ibyaha, agenda n'imivumo, agenda na kunanirwa, kandi hari imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo zihari ku buzima bwe. Nshuti yanjye, uyu munsi ushobora guhura n'umuntu ugasanga aranduye, afite imyanda, afise imyenda cyangwa se impuzu zidasa neza, kandi amabotike yuzuye amasabuni, amaomo n'ibindi bikoresho byinshi by'isuku. Rero ibyo bikoresho by'isuku ntago ari byo biza ngo bikogereze imyenda, bigufurira imyenda cyangwa se bigukureho ibyondo uriho. Oya, ni wowe ugomba kujya muri butike ukagura isabuni, ukoza imyenda yawe cyangwa se ugakaraba ugasa neza. Amaraso ya Yesu Kristo rero arahari, ariko ntabwo ariyo agomba kuza kugusanga kugira ngo akubabarire ibyaha cyangwa se akweza gukureho imivumo. Oya, ni wowe ugomba gutera intambwe yo kubwira Kristo, ukamubwira ngo Kristo, ndizera imbabazi zawe, ndizera amaraso yawe watanze ku musaraba. Iyo ubwiye Kristo ko wizera amaraso ye kandi ukamusaba ko amaraso ye yaza kukoza, akakuvanaho imivumo, Kristo arabikora. Yesu rero aragutegereje muri kino gitondo kugira ngo umutakire, kugira ngo abashe kugutabara. Amaraso ya Yesu Kristo rero atuma tubasha kunesha. Iyo usomye igitabo cy'ibyahishuwe Yohana igice cya 12 umurongo wa 11, Bibiliya avuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Haleluya. Intumwa, abatubanjirije, abakristo, abakozi b'Imana batandukanye, ngo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama. Amaraso y'umwagazi w'intama yatumye batsinda, yatumye banesha. Iyo ufite ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo ku buzima bwawe, abarozi nta mbaraga bakugiraho, imyuka mibi nta mbaraga ikugiraho, uburinzwe. Haleluya. Ubugoswe n'izo mbaraga ziri mu maraso ya Yesu Kristo. Nshuti yanjye, witega ubwoba rero n'ibyo wumva, witega ubwoba n'abarozi, witega ubwoba n'abazimu. Atura amaraso ya Yesu Kristo ku buzima bwawe, atura amaraso ya Yesu Kristo ku muryango wawe, atura amaraso ya Yesu Kristo kuri business zawe. Uraburinzwe, urabunesha. Haleluya. Kubera ko muri ayo maraso harimo imbaraga zinesha abazimu, harimo imbaraga zinesha ingwara, harimo imbaraga zinesha abadayimoni, harimo imbaraga zinesha imyuka mibi. Iyo twatura amaraso ya Yesu Kristo, haleluya, Satana arahunga, abadayimoni barahunga, kubera ko muri ayo maraso hari ubushobozi budasanzwe. Muri kano kanya ndumva ngiye kwatura ayo maraso ya Kristo ku buzima bwawe. Wowe ushobora kuba uboshwe, wowe ushobora kuba unaniwe, wowe ushobora kuba uriho ikimwaro, uriho umuvumo, uriho imyuka mibi. Ngiye kwatura amaraso ya Yesu Kristo ku buzima bwawe. Uraza kwakira igitangaza muri uyu mwanya. Mu izina rya Yesu Kristo ndatura amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, amaraso adukiza,
amaraso atubohora, amaraso adutabara, amaraso adukuraho imivumo, amaraso adukuraho ibyaha, amaraso atweza, amaraso atubabarira. Ndayatura ku buzima bwawe, ndayatura ku muryango wawe, ndayatura kuri business zawe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'abarozi zitsindwe kubw'ubushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo. Imbaraga z'ubugwayi zitsindwe kubw'amaraso ya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha w'Iteka ube ku buzima bwawe, imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwawe. Urarinzwe kandi uragoswe n'amaraso y'umwami Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Uwiteka abagire neza bwoko bw'Imana, mukomeze kugira ibihe byiza, mugire weekend nziza. Tuzosura muri morning prayer kuwa mbere mu cyumweru gitaha. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.